Hello, amahoro. Tubahaye ikaze kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka za Duel TV. Gahunda nta yindi 2026 nikora neza. Muri cya gitondo cyiza cy'umugisha Imana duhamagara kugira ngo dutunganye byose. Kandi muri uyu mwaka twihaye gahunda nziza cyane isobanutse yo kuzamura ijwi ryacu kuramya ndetse no guhimbaza. Rero twagira umugisha wo kongera kubana nanone n'umuvandimwe wacu. Reka nundi tumusongereye abibwire mumumenye kuko nundi amaze kuba wacu. Murakoze cyane bwira inshuti zacu za Duel TV. Murakoze cyane pastor. Ngira ngo maze ko musangwa hano. Ariko abatubonye uyu munsi Morano bubaye inshuro ya gatatu umuntu mira nkagaruka. Amazina ni Igena Mugisha Fils. Ndo umupapa ndubatse mfite abana umudamu. Murakoze. Murakoze cyane ni karibu kandi ntugire ikibazo kugenda ukagaruka kuri Duel TV. Ibintu ni byiza ndetse hari n'igihe tuzagenda tubihinduramo bikagenda neza, akaba hari inangari n'ibindi byose ku buryo dutarama. Ariko uyu munsi wa none icyo turi gukora gusa nuko twasaba abantu batwumva babona turi kugaruka kenshi no kugira ngo babone ko duhari kandi tubitayeho. Ndetse banadushyigikire kugira ngo ibi byose tubaze kugenda tuganira babifate babigeze ku nshuti zacu, ku nshuti zabo, babikangurira abandi kugira ngo muri cya gihe tuzaba dutangiye gukora ibintu bikomeye. Kandi ntabwo tuzakomeza n'ubundi kuvuga ibi byonyine gusa. Hari n'ibindi tuzakomeza kugenda tuganiraho, byaba ari iby'iterambere, byaba ari byo gushyigikira abantu no gufasha abantu. Uziko byose birashoboka cyane, haba n'inama, byose birashoboka. Rero ntabwo twabitangira abantu bakiri bake. Ni byiza ko dufata ibi bintu, iyi Duel TV ikabyibuha ikaguka. Amen. Niyaguke mu izina rya Yesu. Niyaguke bidashoboka. Niyaguke kandi kugira ngo yaguke igera igomba kugera nuko inshuti zacu zigomba kubigiramo uruhare cyane rwose, natwe hamwe no kubisengera. Ariko ndabizi ko Imana yo ntizabura kugenda ibisiga ubwiza kandi bikagenda neza. Amen. Mugisha uyu munsi wa none narabibonye ko wakomeje kugenda udutaramira kandi n'ubundi nkuko wabikoze no kuva na kera. Yego. Urabona ko wabaye mu ishuri ryiza. Uyu munsi turaganira ibintu bikomeye. Wabaye mu ishuri ryiza, mu ishuri ry'itorero. Yego. Aho wigiyemo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Yego. Kandi ikindi numvishije nkuko wabituganirije ugahashize nuko wagira umugisha wo kuba mu muryango w'abubaha Imana cyane. Noneho hamwe nuko wabonaga ababyeyi bubaha Imana ndetse nawe wagiye wigishirizwaho, bituma ubasha gutinyuka ufata microphone uraririmba uhimbaza Imana kandi byose bikagenda neza kandi ukumva ko udafite ubwoba. Ese ubona impano yo kuramya Imana no guhimbaza Imana irahagije kugira ngo ube waba umuramyi mwiza? Oya, ntabwo ihagije. Kugira impano ni kimwe, no kuyikoresha ni ikindi. Kuko hari aho Bibiliya itwereka umutunzi igihe yahaga abantu batatu itaranto zabo. Hari uwo yahaye 5, hari uwo yahaye 2, hari n'uwo yahaye 1. Ariko ikikwereka ko impano ari ikintu gitangaje, icyo biba bishaka gusobanura. Hari uwayifashe ayibyaza umusaruro, hari n'uwayifashe arafata aratabashiraho gusa, ikaba yitwa impano ariko atari impano ikora. Kandi ayifite mu by'ukuri tuzi ko bayimuhaye ayigira. Hari abantu tuba tuzi ko Imana yahaye itaranto yo guhanura, yahaye itaranto runaka, ariko kubera ibihe barimo bigatuma umuntu yibagiwe ko ya taranto ayifite.
niyo mpamvu itabihagije. Kuyigira ni kimwe, kuyikoresha ni ikindi. Murakoze. Urakoze cyane. Ndatekereza ko njye nawe twamenyanye muri 2019 muri aya mahanga y'Amerika. Wenda ni nabyiza kujya abana bamenye ko twari tunaziranye cyane rwose, ko imibanire yanjye nawe ntabwo n'ubundi ngira ngo turegeranye cyane rwose. Wowe ukurikije uko wabonaga abantu kera turi muri Afurika n'impano bari bafite mu kuramya Imana no guhimbaza, uyu munsi none bageze muri Amerika, wenda nubwo ibihe bigoye by'ubuzima no gushakisha n'umunaniro, ariko iyo urebye ubona abantu bataratabitse izo mpano nk'uko wabivugaga. Uriya hakorwa iki kugira ngo abantu bo gukomeza kwihugiraho batinyuke bige no kubikorana? Hari ijambo rimwe kera bajyaga tubwira turi muri Afurika, Pawulo yabwiye Abaroma ndumva mu bice 12 n'umurongo wa 44 ngo nuko ndabinyiga muri Kristo so ngo mutange imibiri yanyu kugira ngo hinduke ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Ngo niko kwikora kwaje kugeze gute gukwiriye. Ndatekereza ko kuba umuntu ashobora kugera hano agafata impano z'Imana agatabika ntago byaba ari byo. None iyi 2026 wowe niki wabwira abantu, wowe ko ndabona ko wamaze guhaguruka, wamaze kwiyemeza, niki wabwira abantu kugira ngo bave iyo bari bahaguruke baze turamye Imana, duhimbaza Imana? Icyo navuga, ubuzima bw'abantu bose bugiye butandukanye. Hari umwarimu kera watwigishaga, ni wagezwa ngo 1000 francs de l'argent c'était 1000 francs de problèmes. Yaravuga ngo iki usubiramo? 1000 francs de l'argent. 1000 francs de l'argent. C'était 1000 francs de problèmes. Urumva ushatse kuvuga iki? Icyo yashakaga kuvuga, yavugaga batazi igifaransa, yavugaga 1000 francs iremo ni ijana. 1000 francs ni igihumbi. Yes. Yaravugaga ngo igihumbi cy'amafaranga iyo umuntu agifite niko ahitagira igihumbi cy'ibibazo byinshi afite. Mu by'ukuri icyo nashatse kuvuga nta kindi, iriya uko ubuzima babayemo nabo niko bibagendekera benshi, niko bitugendekera. Uko umuntu abona amafaranga runaka niko agwiza ibibazo byinshi atigeze agira mu buzima. So rero mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo byakaba ari byo bituma tuva mu mpano Imana yaduhaye. Abaramya bakaramya, ababashumba bakabashumba. Nta mu autorité n'umwe ubaho imbere y'Imana. Uko waba uri kose, niyo twurira indege usanga bakubwira ngo hariya ni VIP, ngo hariya ni hameze uki, ariko twese tugendana ubwoba kuko tuba turi mu kirere. Kirere cyayo. Icya kabiri, nubwo yicaye imbere azi ko ari we wa mbere wantanga gupfa n'ubundi iyo ururutse hasi. Rero mu by'ukuri nta VIP baho mu Mana. Waba uri muri Afurika, waba muri Amerika, nta mukristo wakurubaho. Aho waba uri hose waba mukristo. Nibyo nakubwiye mu kiganiro cy'ubushize, narabweta abantu bareke impamvu. Tureke impamvu dukore, yego imirimo yacu dutunga tuyikore. Niko Bibiliya itubwira ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu mwabagabo mwe. Namwe abadamu muzagirira ibi ngibi n'ibi n'ibi. Gusa ariko mu by'ukuri abantu dukore, ariko tutibagiwe ko iri imbere ari Yesu, ari Imana yacu yaturemye. Urakoze cyane. Kubera ko ibindi byose tuzana ni impamvu zidafatika cyane. Urakoze cyane. Kandi iyo turi kubivuga gutya, wenda rimwe abantu bavuga ati ariko kubera iki mukomeza kuvuga ku bantu mu kuramya Imana no mu guhimbaza, mukibanda wenda ku kuririmba no kugira gute? Bwe twabivuga ngo no mu gusenga babikore neza, mu kuramya babikore neza, mu kuhimbaza Imana babikore neza, abanyamasengesho babikore neza, n'abashumba bashumbe neza, buri muntu wese ku mwanya we akore neza cyane. Kandi abikorere mu kuri no mu mwuka. Hari ijambo Bibiliya ejo ndi ku cyumweru aratubwira ngo
ngo uzi ikintu neza, uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Arangije aravuga ngo izi mpano zose ziba mu rusengero, ari diakona, ari uwaririmbye, ari uwashize hari ibyuma akabicaginga, ari uwagize gute, ati abantu bose bagomba kuza twese tugahurira ku kintu kimwe cyo gukorera Imana, cyo kuba mu buzima bw'Imana bwa buri munsi. Ntihakagire uvuga ngo warakomeye kuruta ubundi, kubera ko turi mu bwami bumwe, twese turi abana b'Imana. Urakoze cyane. Abantu rero bajya bagira imbogamizi zitandukanye zituma batabasha kuramya Imana. Hari ikintu rimwe nzakoresha ikiganiro kijyanye n'uburyo wavuze uti rimwe nari mfite imbogamizi zo kutabasha kuririmba kubera kubana n'ubumuga. Ariko abantu bajya bagira imbogamizi zitandukanye, zaba ari zaba iz'umuryango, zaba izo ku mubiri, zo mu buzima busanzwe. Uretse ibyo, hari izindi mbogamizi zindi za abantu bashobora guhura nazo zatuma batabasha kuramya Imana no guhimbaza Imana. Yego, zirahari cyane. Ndavuga mu rwego rw'urubyiruko, ndacyari urubyiruko, ndacyari umusore ukiri muto ufite amaraso menshi yo kuba nakora byinshi bitandukanye isi ikeneye. Mu by'ukuri byinshi bishobora gutuma umuntu ataramya Imana ni byinshi. Icya mbere, hari friends, inshuti mbi. Urashobora kugira inshuti mbi zigatuma ibyo kuramya no guhimbaza ubyibagirwa, even no guterana bikaba ikibazo, kubera inshuti wahuye nazo zikumvisha iyindi si ugomba kubamo. Kandi mu by'ukuri nicyo kintu nabwira urubyiruko, abantu bakiri batoya, bashatse bakiri batoya, nta rugero barageramo rwo kudashukwa. Nanjye ubwanjye ubu ngize unshuka none ayanshuka, mbaye ndahagaze neza. Ngo subiramo. Mbaye ndahagaze neza, nabona unshuka, intege zikagufata. Oya, zishobora kumfata bitewe n'uwari we n'uburyo yaje. Kuko Satani ntazazana abantu muhuje imbaraga. Ashobora kuzana uri hejuru yawe mu buryo bw'imitekerereze, iyo wagize intege nkeya zo kutaramya no guhimbaza. Iyo wabivuyemo ukabaheza igice cyawe, baracyakira, bigatuma ibindi wakundaga ubivamo. So rero mu by'ukuri guys, tumenye inshuti tugendana nazo, tuzerera imbuto abakizifite imbuto, kandi n'abafite igitumbwe nabo bagende batuvemo. Ubwo se ubwo iyo umuntu agenda kurugwa n'akantu kose, ubwo ntaba rukomanya imbari. Buriya rukomanya imbari zicyo ari cyo sinzi wenda rukomanya imbari ushatse gusobanura, ariko mu by'ukuri pastor, hariyo abantu bagira intege nkeya bidatewe nuko bazisanganywe, ahubwo bakagira intege nkeya bitewe n'ikigare, inshuti bagenderamo. Hari umunyarwanda yavuze ngo mbwira inshuti mugendana nkubwira uriwe. Kandi mu by'ukuri hari n'igihe wajana nayo ari wowe ushaka kuyihindura. Kuko sinzi ko Pawulo abantu bose yabwirije bari bakijijwe, abenshi bari hari abapagani, ariko yarababwirije aranabegera bajanaga nabo barakizwa. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Nakumvise 2026 mu mwaka w'imbaraga wo gusohoka mu bigari ndetse n'imbaraga zibajyana mu bikorwa by'umwijima, ahubwo twige kuba nk'abana b'Imana kandi bumvira Imana, bagakorana nayo, bagasengera mu kuri no mu mwuka. Ngira rero akabazo kamwe njya nkunda kujya mbaza abantu bakunda kuramya Imana, baba biteguye se kugira ngo gasubize cyane cyane. Ushobora gukunda Yesu ariko kandi ubeshya ahubwo umurutisha amafaranga? Oyaye sino ruhambi kora nukuri. Ico gihe gasi si Yesu mba nkurikiye ibindi nasanze. Kandi uwo nabanje kumenya mbere ni Yesu. Nje amafaranga n'uyu munsi wa none notunga nayo nabona ayaje nyuma ya Yesu. Murakoze. None ubwo haje kashi kuri Cash App na Zelle, cyagenda gute? Oya, zitarimo Yesu nobanza nkabazi yo zavuye. Oyayi
oya murakoze cyane urakoze cyane na rwose dushimye Imana ko yabanye natwe kandi n'ubundi n'ubutaha uzongera ugaruka none iwanyu twongere dutarame twongere tuganire kuri ibi bintu kugira ngo dutange umusanzu wacu mu guhimbaza Imana ndetse no kuramya Imana. Murakoze cyane banyamuryango bacu inshuti zacu zakadasohoka mugire ibihe byiza mukomeze mwishimane n'imiryango yanyu. Imana ibamugisha.